Yes, twizere ko abantu badukurikiye nyine muri bya bice bitandukanye. Hanyuma hano turi kumwe n'umuvandimwe ageze hano avuga ko afite ikibazo nyine ikibazo cy'umuntu wanze ngo kurekura inzu ye. Wenda turagira ngo utangire utwibwira, utubwire ikibazo cyawe kimeze gute. Nitwa Mane nafasha Jean Dieu, abanuye umudugudu wa Binonga akagari ka Murama. Nagize ikibazo cy'inzu, nakodesheje umuntu n'inzu anyishyura amezi 2 ya mbere, kwa kabiri nabwo yanga kwishyura. Njye mu mudugudu bamuha piriave irarangira, njye mu kagari bamuha piriave irarangira. Ku munsi wa nyuma aho bari bandikiyeho yuko inzu yanjye bazayimesha, bahita banyandikira ngo ninjye mu bunzi, kandi yari yemeye yuko twari twemeranyijwe yuko amafaranga ndimo azayajyana akajya kuyashakamo indi nzu. Ngiye wakama inzu yanjye kubera ko ubwo yari yemeye, hari haje undi muntu arishyura. Amaze kwishyura anegeka ibyo kumukorera ndabikora ndabirangiza. None aho bigeze nawe arimo kunsaba ngo nimusubize amafaranga kubera ko inzu atari kuyibona. Ninde wakodesheje inzu? Wayimukodesheje amazemo igihe kingana iki atarakwishyura? Ubu ngubu yaheruka yayigiyemo kuva yayijyamo yanyishyuye amezi 2 ya mbere. Nyuma yaho arongera amandi, ariko amasezerano twari twagiranye ntango yayubahirije. Ntango yayubahirije, ansigayemo 20,000. Najya njya kumubwira akambwira ngo ize yubatse ngo barazishenye n'ahandi ahantu ashobora kuba, ngo nawe ngo niyo nzu agomba kubamo. Abayobozi bamuhamagara nabo abenshi yagiye bibabwira. Wenda akurimo amafaranga angahe? N'ibyo 20,000? Ubu ngubu ubangezemo 240 hiyongeraho ibyo 20,000. Ninde? Bamwita ngo JEAN Damascene. Akubwira se kubera icyo adashaka wenda kuva mu nzu yawe cyangwa se kukwishyura? Ikisubizo ijambo riba mu kanwa ke avuga ko ngo izo yubatse bazishenye, ngo nta yindi nzu afite yo kubamo, ngo niyo ngiyo. Ntatakiye ubuyobozi bw'ibanze mudugudu, ankorera nyandikira ko ngomba kujya ku kagari, avuga ko bagomba kumfasha nkabona inzu yanjye kubera ko barimo kunesha umutwe. Ngeze ku kagari bamuha piriave, bamuhiye kabiri, impapuro ndazifite ziteyeho kashe. Ku munsi wa nyuma wo kumukuramo banyandikira urupapuro rwo kujya kumukuramo, baranyandikira ngo ninjye mu bunzi, kandi abunzi ntango nari kubajyamo kubera ko sinaburanaga amafaranga, ahubwo nashakaga inzu yanjye. Njyewe nahise mfata icyemezo cyo kugana ku murenge nagiye ngerayo kenshi naho nkabura umuyobozi, ariko ejo nari namwandikiye ibarwa. Ese yanga kuva mu nzu yawe akavuga ko ari azakomeza kubamo atakwishyura atanagira? Iyo mubajije ambwira ko ngo izo yubatse bazishenye nta handi hantu afite ho kuba. We murebye se koko nta handi hantu afite ho kuba? Arahafite kuko n'ibintu mu nzu yabimazemo, harimo intebe imwe yonyine niyibamo, n'uburira abana be baryamaho nawe. Inzego z'ubuyobozi ikibazo cyawe zirakizi? Umudugudu urabizi no ku kagari barabizi. Wewe wifuza iki muri rusange? Icyo nifuza nuko bandenganura kubera ko mfite ideni rya banke. Iyo nzu njya kuyubaka nagujije banke amafaranga, nyubaka amafaranga ya banke. Nanjye aho ndi barimo kunsohora kubera ko nabuze ubwishyu, kubera ko ayo nayo kwishyura ahomba ngenda nkomaho umaze kugeramo ibirarane nka 3 muri banke. Iyo nzu ingana iki? Ituye he cyangwa iherereye? Iyi nzu ituye Kinyinya, mu murenge wa Kinyinya, mudugudu ni Murama, akagari ka Binonga. Ingana iki ubundi wayikodeshaga ngahe ku kwezi? Bwa mbere mu masezerano twagiranye twari twavuganye ko azanyishyura 70,000, amezi 2 yashira akayanyishyura 80. Kuva icyo gihe amasezerano ya kabiri ntango yongeye kugira ikintu akoraho. Yashatse kwishyura ya mbere biranga, na kabiri ari twavuganye byose biranga. Asanzwe akora iki busanzwe se ku buryo atabona amafaranga yo kukwishyura ubwo kode? Yewe numva ngo n'umufundi ngo arubakisha n'umwenjeniyeri. Niko numva. We rero urashaka inzu yawe? Ngicyo nshaka ni inzu yanjye, nuko bandenganura bakama inzu yanjye, nkabona ubwishyu bwa banke kubera ko mfite ikibazo cya credit cya banke. Maze kumusora saranga yanga kuvamo koko? Iyo magezeyo bose bahita bifungirana mu nzu. Abanamo n'umugore? N'umugore n'abana. Bangahe? Abana numva ari nk'abane gutyo, n'umugabo n'umugore. Okay, tushimiye cyane. Wenda turabaza ubuyobozi icyo akora namwe wenda nkuko abantu babyumvishe. Ntekereza ko nta muntu wagakwiye kubafatira inzu y'undi muntu. Umuntu abuze ubwishyu yashobora kunegosiya, cyangwa se wenda se yigeze nakubwira ikibazo cyangwa ati nyaboneka nta hantu ufite ho kuba mbabarira mbe mbaye aha, wenda urabyanga? Abayobozi benshi bakunda iyo bamuhamagaye ababwira ko nafite aho kuba ndi ku kagari,
baramubwiye bati se niba udafite aho kuba ntiwaza tukagufasha mu bufasha ariko ugatanga inzu y'abandi, ariko barimo kwandika urupapuro. Ikintu cyanangaje nuko bamubwiye ngo ku rupapuro ngo niyandike igihe azaviramo, ngo ategetswe na leta kuva mu iyo nzu, ngo batavamo bakakoresha imbaraga, bamuha urupapuro ngo rwiyandikire, barangiza bakanamubwira ngo niyandikemo ko bazaba atarabona aho kuba. Nanjye nkumva ari ikintu gitangaje ku munsi wo kumukuramo bakahita banyohereza mu bunzi, kandi simbura n'amafaranga. Icyo mburana n'inzu yanjye nicyo nshaka, kugira ngo nanjye nshiremo abandi bantu bampa amafaranga, mbona ubwishyu bwa banki. Turagushimiye cyane wakoze. Ntekereza ko uru ni urubanza rw'urucabana, niko dukunda kubivuga. Inzu ni y'umuntu, umuntu afite uburenganzira ku nzu ye. Ikindi hari abantu bajya bigira bakarakajya bagusohora mu nzu, cyangwa se wabura ubwishyu. Kubura ubwishyu umuntu wese ashobora kubura bw'ukwezi kumwe, nabwo kavuga ati ntabwo nayabonye kugenza yaguha ikindi. Ariko ko kuresista umuntu akavuga ati ntabwo nzava mu nzu yawe, nanjye yanjye barayisenye. Inzu iravuna monshere. Kuba umuntu yari yubaka inzu ye ntabwo bivuze ngo umuntu azaza yihagarara avuga ati inzu ntabwo nzayirekura, nanjye nzanjye barazisenye. Niba barazisenye shaka bazisenye bazaguha inzu zawe. Anyway, ntekereza ko tuzakorera ubuvugizi kandi twizera ko inzu zawe uzayibona vuba. Murakoze cyane. Nawe murakoze, kandi ubuyobozi ngira ngo aka kanya ni direct mugomba kuba mwakemuye iki kibazo, kuko ntabwo yagakwiye kuba ajya mu bunzi. Kujya mu nzu se gukora iki ko niba unaniwe kwishyura inzu vamo ujye kwishyura iyo hasi. Inzu y'ibihumbi 70 aba ari inzu nini. Ntekereza ko ari nk'ibyumba nka 3 cyangwa 4 5. Ni inzu ifite ibyumba 4 na toilette yo mu nzu na koridoro na sala. Nawe utarakanda subscribe, kanda ku kamenyetso k'umutuku kanditseho subscribe kugira ngo uzajye ubona n'izindi video zitandukanye utasanga ahandi. Turabakunda.